genda gake iki ndabasabye ni tonde hagarara bari kukumva tonde hagarara ku ruhande naragusabye ndongera ariko reka maze naragupfukamira nagucakongera uramfukamira so ndi Imana ntabwo ndi Imana Joseph genda gake kwinginze musabye imbabazi nayo pasi uri mukuru ngiye gufata nka mukuru wanjye basi jya mu nzu sigere ngane na papa ariko se buretse mubaze reka mubaze basi nyemerera mubaze urabaza iki kindi wakumvisha umuhungu wawe ariko ni mwana kana nagiye reka mama tanga wowe ikibazo ufite ni ikihe baparika masazo amafaranga ikibazo kibaye amafaranga umuntu anzanya nyishimiye anzana nkunda azana ambwira ati mwana wanjye ngwino tubane ati mwana wanjye byagenda kana gutya aturemo none ngo amafaranga ngo miliyoni reka webyiri zibaye ritura ariko mwana we iyi si koko ni kiripe umuntu mubana umuntu w'umuryango ngo ni imiryango y'iki gihe iko yibereyeho isaha n'isaha umuntu wakitabaza akagutabara ahubwo ni ukujya nikuru makuru kuko babivuze ukuri ni kenshi hari ibintu byinshi cyane bijya bivuga umuntu akagira ngo ni ibintu biri aho ngaho umuntu ateka imiti ikabimamo miliyoni ebyiri kumbe tagetinga ngira inama ngo wagurisha ure ngo urangurishije hano hantu ngo byagenda gutyo ko ngo utagurisha ngo nago byakunda ngo ngurishe ayacu batse nta n'isona afite ngo niyo nama ngari kungira n'ubundi ukuri kuzashira kumenyekanye byanga byakunda ajyaze yishyira kivamo nubwo David ibyo avuga byose kuri David agiye gushakisha agenda hige gigusanze wanda amaherezo yabyo nubundi shabwo noneho bari bunyice nimba ndimo ndibaza nicano hamwe subugwe abe no kuba nagira imirimo yabo njya gukora shaka ndebijya kuri ibintu nakora kugira ngo bataza kuza kuba bari no kunsakuriza bavuga ngo nta kintu nakoze bambwira ngo ni ibiki ngo ubundi ngo nibonye n'iki banyurira bivugira ibintu byose biboneye se koko mana yanjye zabigeze ariko amaherezo mana niyibizi pe mana nica urubanza mana nizaduca urubanza ku munsi wa nyuma w'amateka mva ko isi izarangira ubu se koko isi izarangira harimo n'abantu ko tuzajya tujya imbere y'Imana ngo maducira imanza nimba ateka imitwe ku muntu reka cyakora gusa nigendere gusa none wunda yagiye henguka byaka umuhungu ni munyura hatupi
aha hantu nahari se yehera sagiye mu kikoni akata si umuhungu kuko nzamugire ndikwiye sikwi umuhungu agiye ku pozisoni kwe ibintu nyamara ndi gukinisha ibintu ndi kubigira ibyoroshye kandi bikomeye umuhungu ubu ntari kumwambanira kwe uriya mutipe ejo bundi ngo ni David yaraje none ubu ngize amahirwe aragiye none asigara ari kuntoroka ubu ndamenya yagiye he kandi nari musize ahangaha Mana yanjye we nyamara ibi bintu nintagira ikintu mbikoraho hakiri kare ndibwisange mu mazi abiri ariko umutwe ni ngiye kumuhozaho ijisho buri kanya no kujya kumenya ntago azongera kungendana ntamuriho niko bimeze noneho noneho nsigaye nikanga n'imiyaga ndakora ndakurikira umuhungu wanjye nawe ntitukivuga rumwe ndakaraga umugambi wanjye n'ubundi umuhungu wanjye nawe ngiye kumushyira ku murongo urumva n'indangiza ubundi sambu nyitsindire rwose ari tayari shaka nanjye sigaye nikanga imiyaga Mana yanjye aya ubu ngiye kumuhozaho ijisho ibi nishaka mbigendemo neza ibi bintu biramforaho n'indero ariko ya kanze mbanze njya gushakamo rimwe ndijugunyemo ubundi ubwenge burahita buza y'icyo ngomba gukora kuko ibi bintu ndumva nari kubyumvisha neza umuhungu wanjye arancanga n'uriya nawe akancanga aya reka mbanze njye kureba haba ukuntu nabigenza ubundi ntekereze neza niko bimeze reka ngende buretse mbere igihe nagushakiye bite wari wagiye mbere igihe nagushakiye wari wagiye kuva ryari se ucaga kandi nagushatse reba ibintu mu gikoni biracyagaraye amasahani ntiyogeje buri kimwe cyose uvuye ngereranyije guteka ibyo byahiye wabuze ibiryo ibyombo kutabyogeje ese koze ibyombo wabuze ibyombo urira none se birogeje igikoma kirahari ibiryo birahari ntabwo byogeje ubundi uretse gato ko numvisha uririmba ngo ese ikibazo ubundi no kumenya mama urabizi se neza uza ahandi je kuba ndi kuririmba bitandukanye n'ukuri kw'ibyo ngibyo ariko se tumaze nkubaza umugane wawe uranangirikije ugeze ku nkuru ya mama gute ko mvuze niririmbiye nkabona bisi bigukora ku mutwe nkana tegeko ka buriya indirimbo umuntu aririmba ibyazi byanze bikunze ubwo rero byumvikana yuko bifiteho amakuru ndagira ngo mbwiririmbe bimeze bite ibibura rya mama n'undi urarizi ntabyo nzi ahubwo urarizi abo kuki ugize ubwoba kubera iki njye ngira ubwoba njye nta nyama y'ubwoba mfite bro urumva nta nyama y'ubwoba mfite ahubwo mbwira mbwira iki kigo ntacyo mfite cyo kukubwira
ntacyo ufite kiki urumva nta kintu wambwira si ubundi nakubwira iki mfite cyo kukubwira muri make njye nta kintu nakubwira ni serious I'm serious no problem serious no kuvuga serious warahiga ndamuhiga nyine ndabizi ko hari reka mubwire nawe yumvishe inama yawe wangiriye kashiri inkuru rero iyo niyo nashakaga iyo niyo nashakaga amakuru bimeze biti by'ibiki amakuru hamujye muri gereza wowe bakurere yewe ibeshye ukore ku munani wanjye bakurere ibeshye igurishure warambye ngo nimwakanira ngo nzaba ndeba ngo nimwakanira ngo nzumva ngo urusaku ngo nakanira ngo nzakubona ndabihakanye nawe kamubona. Reka nkubwire rero Mbwira iki se? Reka nkubwire umva banza wumve ndikukumva tuza nureba nabi urajya kugereza iki se karagura ni cyangwa ko nabaye intambara bite mu ngwandika zemeze bite ava mwaburanya urugo mwarutereye n'ubutero bwa numva indora ari ibibazo hano habaye iki twaruteruye se mwana uboneka maze mubaze mwana bibagije ibyo se yacinjije mafaranga yarabonetse se cyangwa mwese muri kuza gushikora hano uracyayafite amagisi amafaranga ayahe wamaye yahaye ngo ngwiki byibiki papa genda gake ibi bintu mbibereyemo genda gake Joseph ugenda gasigereganira papa izi nduruza ntabwo zishaka ngabo ugenzi kenganira hano urayobora kumva arake nkubwire hano urayobora amafaranga yawe itonde amafaranga genda gake habe na gake genda gake iki ndabasabye ni itonde hagarara ku ruhande naragusabye ndongera ariko reka mbaze naragupfukamira ntabwo cyakongera uramfukamira se ndi imana ntabwo ndi imana Joseph genda gake uko kwinginze ngusabye imbabazi nayo basi uri mukuru ngiye mfata nka mukuru wanjye basi jya mu nzu sigerenganira na papa ariko se buretse nkubaze reka nkubaze basi nemerera nkubaze urabaza iki kindi wakumvisha umuhungu wahiyanganye ariko ni mwana kana nagiye reka gende gutuma mate manga wowe ikibazo ufite ni ikihe papa kumaselo kivu mbaza ndagundi ufite imyaka ingahe urashaka kumenya imyaka yanjye kandi uragira ngo ngusaba akantu kamwe muri buno buzima utazamamagara ugize ute utazibeshya umpika papa ndakwinginze bye ahubwo ugize ngo iki reka nigendere bye ugize ngo iki wakoze mu ntoki z'umuhungu wawe bwa mbere n'ubwa nyuma none se ngiye ko nagushuje wancuru nazo nkoze okay bye rero sanjye nagusabye imbabazi wabyanze ndagusezera byanze genda nta kindi ngaho genda umuhanda mwiza genda nta funguzo bari mu rufunguzo ntarwo nguhaye mama rufunguzo ntarwo nguhaye papa nge ndakwigiye oya genda umuhanda n'uwari please nimba wumva ushaka kugenda urumva ukaba wumva ushaka kugenda ibintu byose ni wowe mbikorera urumva ni wowe mbikorera none utangiye kwigira akajyana wese papa nakwimuna ngo cyangwa kubera umutwaro cyangwa ngiye nzafungwe cyangwa ufungwe ndakwinginze ndafungwa nani giye hano urumva ndiyizi miziki icyura urumva ubwo se ninde wankora ikibazo ikihe ubundi uhamya neza yuko na mama ubwanjye umbyara atari wamuci jewe urumva giye nakwihekura iyo wifashe ukica abavandimwe bawe ukica n'abana udasize n'umwe ayo makuru suyakura ninde se wakugiye mu matwira ninde wakugiye mu matwi nyuma ya miliyoni 2 ninde none se ko ari miliyoni 2 yatwaye noneho nimba narishe kuki ntamwishe
Okay, ngenda kwisabiye. Kuki namwishe noneho ngo ayo mafaranga nyazira? Ngenda mutse ngo nya twasaserera. Ntaguserera. Umva reka mubwire. Nakoreye murufunguzo nigende. Ugiye kunkubita se? Ugiye kunkubita? Yamaye ntandati. Reka nigendere mu mutekano. Inkarwata mu rufunguzo nigende. Kandi ndagusabye sinshaka kugukoraho. Sinshaka kugukoraho. Nubwo wankoraho amategeko arahari. Icyo nicyo nashaka rero mu rufunguzo nigende. Nta rufunguzo. Papa ndimo ndasebuka byuka ngo nabyoroheje hanga. Ariko none se ngende guseka. Umvisha ko ngende guseka. Ahubwo kandi nureba nabi. Aya kugira amahirwe shaho usanze ntarasoma kandi. Ubu iyo mba nagasomye ntabwo buri kiri kunyigaraguraho gutya. Ariko ubona yuko nsumba ukumva yuko undushije intege wo. Kubera iki nivutse ngasenga mfite umubyeyi nkawe. Kubera iki bundi? Ndakureba umva uretse Imana yo nugira n'umubyeyi nizakuba ari ibyaha n'undi wese yifuza kugira umubyeyi nkanjye. Kubera iki ushaka amafaranga ariko ibi byose ni wowe ndi kubikorera ngo ugire ejo hazaza were kuzava mu ishuri ugira gute urumva none wowe urimo uragira nta bintu by'imbabazi biri kugusaba urufunguzo nigende. Umva urufunguzo nguru rurebe abo utanakora utanakozaho imitwe y'intoki ngo izo ntoki zawe ni saseki kuko warangije guza amaraso na satani. Ngaho rero umuhanda mwiza dore n'ubundi ni sekibi. Please wamaye ufunguzo nigende. Ni sekibi wamaye ufunguzo none se urashaka kubita ngaho wamaye ufunguzo nigende kubita ubundi kamwasikia kazi baza ndagusubiza papa. Ubundi iyo wirebye ubwawe ukireba ubona ukwiriye kuba papa w'abana. none se sinakubyaye mbese kuki umuntu ugeze aho ngaho kuki ufunguzo rero reka nkubwire wa muhungu mereza nta rutugu rukura ngo rusombe jose wa mwana we genda gake siko si mubwize iki hajya ngurenda kugenda papa ngurenda kugeza ushobora kumbwira aho ugiye aruko papa ngenda giye mvuye mu rugo rwawe ndaguseze nta rwo najya kurugarukamo ubimenye. uranseze ndapakiye ndagiye uranseze rimwe sabu museze buziraherezo. Mezo ufunguzo nigende. Umva muhungu wanjye gigenda gakeya. Ndabizi n'ubusore burimo kujyana na bwa bukobwa bwire bugushukashuka. N'abara ba David birirwa bagutekamo imitwe n'ibindi. Wamereje ufunguzo. Tubagenda gakeya. Urufunguzo. Dore nguru ntago naguha. Wamereje ufunguzo. Ntago. Yamaye. Isesha. Urashaka bite byawe ubundi. Ubundi wowe urashaka ko nzakwereka je mbikwereke nzabikwereke ubibone ngose genda witabura mu ntara imara gushaka umujinga ranchi Bitesha
mudugu karabe karame neza sha makuru kize kuri mudugu nta kibazo byanjye wabyumva oya nicyo mbere ahubwo mbwira nicyo tubereyeho niko komeruka wiga gase sha kandi nzi neza ko warangije nturabona akazi mudugu ntabwo wabona akazi bayo nabi ubaye uteze ariko kimwihererana ibibazo akazi nukuri kwimana kubwiza ukuri akazi wabona ukabona ufite urwikekwe mu mutima urwikekwe n'uruhe urikeka iki none urikeka iki tuzi umbwire niki bikekaho wateye umukobwa abandi ndase ubwo se ntago narikora mudugu ndabizi umuntu w'umugabo abanyeshuri ko mbazi sha watugiraga inama kenshi nahira kudacitse oya yashobora kukugira inama ukayirengaho nashoje no kwiga kera reka ibibazo biri muri famille mu muryango bimeze biterera ko mubyihererana bwira sha mudugu no kugira ababyeyi babi n'ukuri kw'Imana harya papa we si Paul ra ntabwo ari Paul sha ni Paul ese Paul kandi ko nzi ko ari nyangamugayo mu mudugudu uramugaze ukuru tumufata nk'intwari buriya ese urabiyobewe ko iki oya hatagira umuntu ubona uri kurira mu muhanda hafi niko bwira niko nese kukiherana ibintu uzi neza ko ubizi ko usambira imba ndiko uretse gato sambira ntago uzi ko mba ni mubiri ndabizi ariko ikibazo kimwe ubure buryo uzajya gutanga umubyeyi wari wakubyaye yakosheje ikizi yagize ati kumva buri kwikora mu nda nubwo nta mubyaye nabandi kwikora mu nda nese byagenze bite nyine amakuru rero amakuru neze bite papa reba ubona uriya ni yarya ni umugome ni umurozi ni umuti usambira ko ari wibye yanka kwa se Madrid sha papa nago yiba arangira ibisambo si nago yiba nagize ngesa zigenderamo ariko nabura basi niba yibaga nuguri kw'Imana basi cyaba ari igisebo ariko bitari ubwicaye nese uyu mudugudu niyobora bagatonga ati konzi ko twamufataga nk'intwari ahubwo mudugudu Imana nuguri kw'Imana ipanga ibintu ikabihuza n'umuntu yabishaka nk'ubu nari mfite gondo kuza kukureba nari mfite ikibazo cyankomereye nenda kuzatura ku mutima nabuze umuntu nakibwira ngira inama ntabwo ikibazo rero wakibira muri umuhanda gusa ndabyumvise mbishyize mu gutwi ariko ejo ndetse gatoya hari umuntu umpamagaye hanze ndebe ibi ni ikira ibi ni igitifu ni executive reka mbe muretse gato niko ndashaka kukubaza gutangira akazi sambira imba nageze mu biro sibyo mbese ubundi sugiye ko ndeba ari ibi ni biki umudugu ntabwo wabyumva uretse gato iyi ni imyenda yawe mbese urimo urajya hehe urimo urajya yanjye umwana nakume urimo urajya ntabwo ari wananiye sosha oya muri gushaka umukiraho icyaha ndakubwiye ngo nari mfite ikibazo mudugu ngiye rero none wanjye ni umugome ni umurozi ni umwicaye yaroze ndese nababasi ni yanarugaga ariko kari kintu cy'ubwicaye umuntu afite amakuru kandi ufite amakuru uretse gato wirira umva oya ndabyumva kandi icyo ubuyobozi tubereyeho umva se ariko tutuze umenye ko umuntu w'umusore oya umva se umenye ko umusore bari aramutse amanutse hano uretse gato ntimwiganye umuntu akabona uri murarira arine wazamukizwa n'iki wamukizwa n'iki arine ahubwo wowe sambira uri wangezeho mu biro ugeze ikibazo cyembere yo kuyanga ugende ushobora no kutanagendereka ntago so ari ikinani cyane ku buryo yananira ubuyobozi leta y'u Rwanda irahana umva irahana iyo ikubonye hikoze siko bimeze ndabyumva kandi nubihishira nawe ukamuhishira hakora iperereza ngasanga hari icyo biziho mwajyana muri gereza ndera ku izina ry'Imana sinashira umuhemu ntuzahishira umuhemu sinashira umwicanyi yego sinteka ari papa urakagabo rero sibyo kurugesha urushaka ariko nukuri kw'Imana mugiye mu dutabare murenganura umwana tubana mu rugo ni umwana w'icyamwita kari mukuru wanjye ndakazi kakana bitanitanga ndetse uko ugakora kava kuvoma kaza n'imikahira ubwatsi nkareba ya mwana ni wa Paul amukeneyeho izenyungu rero sikakana gaherutse kubura umubyeyi hari ikintu utazi umubyeyi yabuze ni papa biri inyuma byose ibyo bintu uzaze ejo uzaza ubimbwira umpa amakuru afatika utampisha sibyo nzagufasha kandi iki kibazo kizakemuka ntabwo papa ari ikinani kuryana n'ubuyobozi
ashobora kwigira ikigomeke mu rugo iwe ariko iyo bigeze mu buyobozi pateshe harimo icyitonderwa sibyo aho rero ushaka umwana wa mama mu gitondo nkubone sibyo ni ukuri kw'Imana nkubone ariko ikintu nshaka subira mu rugo umva uretse gatoya umva ndakwinginze nese ndagukura he ndibugukure he mfite inshuti yanjye ngiye kuba mbayeho muri iyi minsi ninde nawe nshaka ubuzima bwanjye kuko yambwiye ko nanjye ubwanjye n'umwana we wampa nomero y'uwo muntu ugiye kubaho ngo numve ko atari umuhemu ndika yimpe nyabo kuko ushobora kugenda nawe tukakubura irengero so akagukurikirana nanze gushyirira shyiremo hano yitwa David okay sawa rero uva mbonye akanomero kaho ugiye nzaguhamagara ejo nkwibutse usange ku biro 2:00 zuzuye ndashaka ko ariwe nakira mbere sibyo kandi wihanganisha so tuzamukurikirana paka